Tubahaye ikaze cyane kuri cano ikinyarwanda n'umuco nyarwanda, muri kumwe nanjye ntirumara intwari nkunda amahoro nk'uko bisanzwe. Uyu munsi tugiye kuganira ku mateka yaranze ubuzima bw'igihangange, umuhanga ukomeye, Padiri Alexis Kagame, benshi bazi nka Musenyeri Alexis Kagame. Hari abanyarwanda benshi bakuze bavuga ko yaba ari we muhanga uhebuje kurusha abandi bose mu bijyanye n'imitekerereze n'imibanire y'abantu, byitwa Filozofiya, mu mateka, mu by'ubusizi, ubwanditsi n'ubuvanganzo. Aba babivuga ni abiganjemo abakuze bamuzi imbonankubone bitari inkuru mbarirano, dore ko burya ngo yo ituba. Uyu rero Padiri Alexis Kagame yamamaye cyane mu mateka y'u Rwanda kubera ubuhanga yagaragarije mu mashuri ye, mu bitabo yanditse n'inyandiko zitandukanye yashyize hanze, byose bikomeye yanditse ku mateka y'u Rwanda n'ay'akarere k'ibiyaga bigari ruherereyemo. Yagaragarije kandi ubuhanga bukomeye mu mirimo itandukanye yakoze, ibihembo bitangaje yahawe ndetse n'amashimwe yahawe n'igihugu n'inzego mpuzamahanga zitandukanye. By'umwihariko yanahawe izina ry'icyubahiro ry'ubusenyeri yahawe na Papa Yohani Pawulo wa kabiri, ndetse n'ibindi bigwi bitandukanye byaranze iyo ntwari y'umunyarwanda. Niyo mpamvu rero tugiye kugaruka ku mateka ye, gusa turayavuga duhina kuko ibyo yakoze ntabwo byapfa koroha kubihetura, kuko yasize imihayo myinshi twasingiza ubutitsa bukira bugake. Muri iki kiganiro turagaruka ku mateka y'ubuto bwa Padiri Alexis Kagame n'aho akomoka, tuvuge amashuri yize, tuvuge imirimo n'ibikorwa bitandukanye yakoze. Hano turibanda ku tuzi yakoze, inyandiko n'ibitabo yanditse agashyira hanze. Turavuga kandi ibihembo n'amashimwe yahawe, duheture dusoreza ku iherezo ry'ubuzima bw'iyo ntwari n'umurage yasize ku isi. Ese ubundi amavu n'amavuko ya Padiri Alexis Kagame yabaye ayahe? Akomoka he? Mbese intangiriro y'ubuzima bwe n'ubwana bwe ni ibihe? Alexis Kagame yavutse ari kuwa gatatu ku itariki 15 Gicurasi mu 1912. U Rwanda rwayoborwaga na Yuhi wa gatanu Musinga, avukira ikiyanza mu Buriza. Ubu ngubu uyu munsi, dore ko amazina agenda ahindagurika, ni mu murenge wa Murambi muri Rulindo mu ntara y'Amajyaruguru. Aha niho yakuriye ari umwana ugaragaza ubwenge bwinshi n'impano zitangaje zitandukanye zatangazaga abantu bamubonaga aho yakuriye. Nubwo atakomokaga mu muryango ukomeye wenda w'abatware cyangwa w'abami, yabashije kwiga kubera impano y'ubuhanga butangaje n'umuhate mwinshi yaterwaga n'amatsiko yo kumenya. Ngo yigeze guhura n'umupadiri witwa De Brosse wari waje ku gace k'iwabo kubatiza, amubwira ko ashaka kuzaba umupadiri. Undi amubaza niba koko akomeje, kuko yabonaga akuze, arikiriza nuko ati uzaze mu iseminari. Gusa Kagame ngo amaze kwikiriza ibyo ngibyo yarabatijwe, biza kurangira agiye no mu iseminari. Turaza kubigarukaho nyuma. Alexis Kagame rero yatangiye amashuri abanza akuze, ariko ntiyatinda kuyarangiza kuko yimurwaga vuba vuba cyane kubera ubuhanga butangaje yagaragazaga mu masomo ye. Nuko aza no kwiga araminuza agera kure. Yabaye rero umupadiri nk'uko yabirotaga abyifuza, agera no ku mpamyabumenyi zitangaje z'ikirenga zihambaye zibaho, aba igihangange n'ikirangirire tukivuga n'ubu nyuma y'imyaka igera ku 112 avutse. Reka turebe noneho amashuri Alexis Kagame yize, aho yayize nuko byagenze, dore ko ari no mu banyarwanda ba mbere bize. Urumva nawe kwiga amashuri ukanaminuza mu myaka y'1930 ntabwo ari ibya buri wese, byabonaga umugabo bigasiba undi. Alexis Kagame yatangiye kwiga mu mashuri abanza yiga ku ishuri ribanza rya leta ryo mu Ruhengeri mu 1925. Icyo gihe yari afite imyaka 13, gusa iri yarirangije bwangu mu mwaka w'1928. Muri uwo mwaka ni nabwo Alexis Kagame yabatirijwe i Rwaza na Padiri De Brosse twigeze kuvuga. Nuko aramwegera muri cya kiganiro nyine twigeze gukomozaho, amubwira ati ndashaka kujya muri seminari nkazaba padiri.
Debrose rero ngo yaramusetse, ariko Kagame we amaze kubatizwa ahita ajya imuhira gusezera, abwira ab'iwabo ati ngiye mu isemineri, ngiye kwiga igifaransa, nzabe n'umupadiri. Koko rero yaragiye ajya mu isemineri nto, nuko y'Ikabgayi. Gusa akihagera mu gihembwe cya kabiri yahigitse abanyeshuri bose biganaga, babona abaye uwambere. No mu gihembwe cya gatatu byakomeje gutyo, akomeza kuba uwambere ahiga abandi mu manota, anabahiga ubuhanga. Kubera ubuhanga yagaragazaga, abarimu be bamusimbukishije umwaka umwe wa semineri, bituma ayirangiza mbere ya bamwe mu bo yanayisanzemo. Alexis Kagame yarangije muri iyo semineri nto mu mwaka w'1933, maze yinjira mu nkuru, nayo yari ikiri i Kabgayi. Yarangije isemineri mu masomo ye buri gihembwe agira amanota ya mbere mu bo biganaga. Yigaga mu cyiciro cy'iyobokamana cya teolojiya mu mwaka w'1936, ubwo iyo semineri nkuru yari i Kabgayi yimukiraga i Nyakabanda. Alexis Kagame yari umunyeshuri muri teolojiya icyo gihe. Padiri Kagame kandi yoherejwe mu mashuri kuri kaminuza yitiriwe Mutagatifu Geregori i Roma mu kwezi kwa 9 1952. Aha yahize imyaka 4, ahakura impamyabumenyi yo ku rwego rwa dogitora mu bya Filozofiya. Arangije ayo masomo ye, yagarutse mu Rwanda mu mwaka w'1956. Ahangaha tuvunaguye amateka ajyanye n'amashuri Alexis Kagame yize, kugeza ubwo yabonye n'impamyabushobozi y'ikirenga ya dogitora. Ushobora rero kwibaza uti, ese ubundi intandaro yo kuba igihangange mu bijyanye n'ubwanditsi, ubusizi n'ubucurabwenge yakomotse hehe? Kuki Alexis Kagame yamenyekanye nk'igihangange akarusha abandi mu bijyanye n'ubwanditsi? Ko yari umupadiri, ko tuvuze amashuri yize, ibyo kwandika no kuba igihangange mu busizi n'ubuvanganzo byo byaje bite? Reka rero tubivugeho. Mu mwaka w'1933 hari umupadiri ngo wabigishaga mu Nyakibanda, wasabye Padiri Alexis Kagame, icyo gihe yari akiri umufaratiri, n'abandi bafaratiri biganaga gutegura ikintu gikomeye bagombaga kugeza kuri bagenzi babo, babereka nk'icyo bagezeho mu masomo bari bamaze kwiga kugeza ubu. Uwo mupadiri rero ngo yanatumiye umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa mu gitaramo, aho abo bafaratiri bari kwerekanira ibyo bagezeho. Muri icyo gitaramo Alexis Kagame yavuze ibintu bikomeye, maze kirangiye umwami aramuhamagara amubaza aho yakuye ibyo yavugaga. Kagame ngo yamusubije ko yabibwiwe n'uwitwa Sekamana, anamubwira abandi basizi babiri nabo bakomeye yabikuyeho. Rudahigwa yishimiye cyane ibyo yavuze, ariko ngo aramubwira ati, abo basizi ntabwo ari bo bahanga cyane, ahubwo nzakoherereza abandi beza cyane kubarusha, bakubwire ku mateka y'u Rwanda. Ibi rero byatumye Kagame amenya byinshi ku mateka n'ubuvanganzo nyarwanda. Nuko mu mwaka w'1947 mu kwezi kwa 5 yavuye i Kabgayi ajya ku Gisagara. Ahangaha umwami Rudahigwa yakundaga kujya kuhabasura, nuko Kagame agenda amenyekana nk'umuntu uzi amateka y'u Rwanda, ku buryo n'abazungu bifuzaga kugira icyo bamenya ku Rwanda ariwe bajyaga kubibaza. Kubera ukuntu yari ashyigikiye ubwanditsi bwa Alexis Kagame, umwami Rudahigwa ubwe niwe wamusabiye kwemererwa kuganira n'abiru, bakamubwira iby'amabanga y'ubwiru nubwo we atari umwiru. Nta wundi muntu ubaho ibi byigeze bibaho ko yabwirwa iby'ubwiru kandi atari umwiru mu mateka y'u Rwanda, uretse Padiri Alexis Kagame wabisabiwe n'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa. Bivuga kandi ko ku ngoma ya Rudahigwa, Kagame ngo yaba yari ameze nk'umwiru mukuru. Niwe wasaga n'uzi ibintu byinshi bijyanye n'ubwiru, harimo n'inzira 19 yashyinguye zerekanye n'imihango ikomeye yakorwaga ibwami. Ashingiye ku byo yabwiwe n'abiru n'abasizi bakomeye yahawe n'umwami Rudahigwa, Kagame yanditse ibitabo byinshi bivuga ku Rwanda mbere y'umwaduko w'abazungu. Yanditse kandi ibitabo n'inyandiko zicukumbuye byinshi ku mateka y'u Rwanda, bigifasha benshi kuyiga n'ubu. Ibi turaza kubigarukaho byihariye mu kiganiro uko tugenda tugaruka ku mateka ye. Reka noneho turebe imirimo n'ibikorwa bikomeye
ni ukuvuga utuzi, inyandiko n'ibitabo yanditse, tubigarukeho mu buryo bwihariye. Ku mirimo rero yakoze twavuga nko kuba uretse kuba yari umupadiri wari ufite inshingano z'uwihaye Imana, Padiri Alexis Kagame nanone yabaye mu bwanditsi bw'ikinyamakuru cya kinyamateka i Kabgayi kuva mu mwaka w'igihumbi 1941 kugera mu 1947, aza no kongera kugaruka kuhakora mu kwezi k'Ukwakira mu 1950. Mu bindi yakoze harimo kuba yarigishije Filozofiya muri groupe scolaire ya Asterda i Butare, yigishije kandi mu seminari nto y'Ikansi, ndetse aza no kuba mu nteko y'abantu b'impuguke zigenga mu nama y'Uburayi yitwa membre du groupe des experts indépendants auprès du Conseil de l'Europe kuva mu 1947 kugera mu 1962. Umurwa mukuru ni ukuvuga icyicaro gikuru cy'iyo nama cyari kiri i Strasbourg mu Bufaransa. Alexis Kagame kandi yari mu nama y'ubuyobozi bwa Rwanda Urundi kuva mu 1956 kugera u Rwanda rubonye ubwigenge muri Nyakanga 1962. Ubwo kaminuza y'u Rwanda yashingwaga mu mwaka w'1963, Kagame yatangiye kuhigisha ubumenyi n'amateka y'u Rwanda. Ibindi yakoze twavuga nko kuba mu 1971 yarigishije umuco n'ubuhanga bya Afurika mu seminari nkuru ya Nyakibanda, hahandi nyine nawe yari yarize. Mu 1972 yabaye umwarimu w'umushyitsi wigishaga iby'amateka ya Afurika y'Iburasirazuba n'iyo hagati muri kaminuza y'igihugu cya Zaire mu ishami ry'Irubumbashi. Muri uwo mwaka kandi w'1972 ni nabwo Padiri Alexis Kagame yaretse umurimo wo kuba umukuru wa seminari ntoya y'Ikansi. Icyo gihe yari amaze imyaka 4 ayiyobora kuva mu 1969. Agihagarika uwo murimo niho noneho yimukiye i Butare ahugukira byimazeyo iby'ubushakashatsi n'ubucukumbuzi ku mateka y'u Rwanda. Reka noneho turebe ibitabo Alexis Kagame yanditse n'inyandiko zamugize igihangange akamenyekana nk'umunyamateka ukomeye mu Rwanda. Alexis Kagame yanditse ibitabo n'inyandiko nyinshi bikomeye ku mateka y'u Rwanda n'ibindi. Muri rusange habarurwa ibitabo n'inyandiko bigera kuri 206 yanditswe bizwi byamenyekanye cyane. Yarangije igitabo cya mbere cyitwa Inganji Karinga kivuga ku mateka y'u Rwanda mu mwaka w'1943. Nicyo gitabo cye cya mbere kizwi cyane kurusha ibindi cyamenyekanye. Yarangije no kwandika igitabo cye cya mbere cy'amateka y'u Rwanda, Un abrège de l'histoire du Rwanda, mu 1972, ndetse anarangiza kwandika icyagikurikiyeho cyitwa Un abrège de l'histoire du Rwanda de 1853 à 1972 mu 1975. Alexis Kagame yahinduye mu Kinyarwanda isezerano rishya ryo muri Bibiliya, igitabo cya misa, ibitabo by'amasomo akoreshwa mu misa n'ibindi. Umva ko imirimo yakoze ikomeye kandi ari indashyikirwa. Yananditse igitabo cyitwa Umuririmbyi wa Nyiribiremwa kimeze nk'igisingizo. Iki yacyanditse mu gihe cy'imyaka 25 yose. Abamuzi barimo babakuru twatangiye bavuga amateka ye bemeza ko nawe ubwe yavugaga ko icyo gitabo ari cyo cy'ingenzi mu bitabo byose yanditse, ni nkacyo yafataga nk'igitabo gikomeye kurusha ibindi byose yanditse. Yananditse ibitabo binyuranye ku bya filozofiya, harimo nka 2 by'ikimenya bose, La philosophie bantu rwandaise de l'être na La philosophie bantu comparée, byamenyekanye cyane. Ibi bitabo 2 biri muri bike mu bitabo remezo bikomeye kuruta ibindi byose byanditswe n'Abanyafurika. Ibyo bitabo n'ubu birakigwa na benshi mu biga bya filozofiya. Byanatumye Alexis Kagame ashyirwa ku rutonde rw'Abanyafurika b'ibihangange barushije abandi mu kinyejana cya 20. Yanditse rero ibitabo biri mu byiciro bitandukanye. Urumva twatugarutse kuri bike gusa kandi twavuze ko hazwi ibigera kuri 206. Rero byari biri mu byiciro binyuranye mu buryo bukurikira. Yanditse amabaruwa n'indi myandiko bigera kuri 19.
yandika ibitabo 62 ku mateka y'u Rwanda n'ay'ahandi. Yanditse kandi ibitabo n'inyandiko 8 ku bijyanye no kwiga indimi. Yandika ibitabo n'inyandiko 43 ku buvanganzo n'ubugeni, naho ku bya filozofiya yanditseho imyandiko 8. Si ibyo gusa kuko yananditse ibitabo n'inyandiko bijyanye n'iby'iyobokamana bigera kuri 50, akandika n'ibindi bitabo binyuranye nk'ibyerekeranye n'amasomo n'ibindi bibarirwa muri 16. Ni ibitabo byinshi yanditse mu byiciro binyuranye, ariko dushobora gufatamo ingero z'ibizwi cyane kugira ngo wumve uburyo uyu muhanga koko yanditse ibitabo byinshi. Twagarutse ku gitabo cyitwa La Philosophie Bantu de Lettres, ni icyo yanditse. Inganji Karinga mu 1943 niye. Isoko y'amajyambere umubumbe wa gatatu yanditse mu 1949 kugera mu 1951, nacyo ni igitabo cya Alexis Kagame. Yanditse kandi igitabo kizwi cyane La Poésie dynastique au Rwanda mu 1951. Yanditse Introduction au grand genre lyrique de l'ancien Rwanda mu 1969. Nuko yandika na cya kindi kimwe mu byandi bibiri rurangiranwa twavuze, La Philosophie Bantu comparée mu 1976. Yanditse Umuririmbyi wa Nyiribiremwa. Iki ni igitabo gikubiyemo ibitabo 3. Yarangije mu 1950. Yanditse Inkuru ya Matabaro ajya i Burayi mu 1938 n'1939. Yanditse kandi inyandiko yitwa Umwaduko w'Abazungu muri Afurika yo hagati mu 1947, ndetse yandika n'umuvugo rurangiranwa uzwi na benshi w'indyohesha birayi. Uyu nawo wanditswe na Padiri Alexis Kagame. Ni byinshi yanditse tutahetura, twagarukaga gusa ku ngero nke mu byamenyekanye cyane mu byo yanditse mu bitabo, inyandiko, imivugo, indirimbo, ubuvanganzo n'ibindi. Reka noneho rero tugaruke nk'uko twabibabwiye ku bihembo n'amashimwe bitandukanye Alexis Kagame yakiriye mu buzima bwe. Birumvikana kubera ubuhanga yari afite, amashuri menshi yize kandi kera, imyanya y'icyubahiro yagize, imirimo yakoze itandukanye, ndetse n'ubushakashatsi n'ubucukumbuzi yagiye akora, akanandika ibitabo n'inyandiko amagana, ntabwo yari kubura guhabwa ibihembo n'amashimwe binyuranye. Reka rero turebe ibizwi cyane muri ibyo ngibyo. Yahawe impeta y'ishimwe n'igihugu. Iyi ikaba yarahabwaga abantu bagize akamaro mu kujijura abanyarwanda bakoresheje inyandiko, ubuhimbyi, indirimbo n'ibindi. Iyi yayihawe ku itariki 5 Nyakanga mu 1979, anagirwa Officier de l'Ordre National de Grand Lac muri uwo mwaka. Ku itariki 4 Nyakanga mu 1981 nibwo Papa Yohani Paul wa II, uyu nguyu ni wa wundi wanasuye u Rwanda, umupapa wenyine wageze ku butaka bw'u Rwanda muri 1990 agasiga amasuka ku Kamonyi. Nibwo rero uyu mupapa yagize Alexis Kagame umusenyeri w'icyubahiro uzwi nka Prélat d'honneur. Yamugize umusenyeri w'icyubahiro nk'izina, ariko ntabwo yari musenyeri nk'uku nguku nyine umuntu ava ku bupadiri agahinduka musenyeri. Aha niho bamwe bahera bamwita musenyeri, ariko mu by'ukuri Alexis Kagame yari umupadiri. Iri ni izina ry'icyubahiro gusa yahawe, ntabwo yari musenyeri. Ubwo rero numva bamwe yavuze ngo Padiri Alexis Kagame, abandi ngo musenyeri Alexis Kagame, ujye umenya ko ari aho ngaho bikomoka. Ntabwo yari umusenyeri, nuko yahawe izina ry'icyubahiro. Uretse n'ibyo, inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco yamugeneye igihembo kigera kuri miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda mu rwego rwo kumushimira uruhare yagize mu guteza imbere ururimi n'umuco. Iki gihembo cyakiriwe na Diocese ya Butare tariki 4 Nzeri mu 2014. Nibwo bwa mbere iyi nteko y'ururimi n'umuco yari itanze bene icyo gihembo, ikigenera Padiri Alexis Kagame wabaye indashyikirwa mu gushyigikira ururimi rw'ikinyarwanda, ubuvanganzo ndetse n'ubusizi mu kinyarwanda. Nibyo rero koko ikintu cyose kigira intangiriro kikagira n'iherezo, tukababazwa cyane iteka no kubura ibyiza n'abeza, ariko bikanga bikadushyikira.
reka turebe noneho ngo iherezo ry'ubuzima bw'iyo ntwari yabaye iyihe, kandi se yasize murage ki ku isi. Urupfu rero buriya ngo ruhigira intwari, kandi ab'intwari nibo baducika, ngo akeza nyine ntigatinda mu itama. Igihe cyarageze Alexis Kagame aduca mu myanya y'intoki. Yagizwe rero musenyeri w'icyubahiro, ariko adahari yaragiye kwivuza i Nairobi muri Kenya. Yaraharembye cyane amerewe nabi, ndetse ntihaciye kabiri aratabaruka azize uburwayi bwamukenye, agapfa ku itariki 2 Ukuboza mu 1981. Icyo gihe yari afite imyaka 69 gusa. Hari umuntu mukuru wigeze kumbwira ati rimwe umusenyeri yagiye gusura Padiri Alexis Kagame arembye kwa muganga, nuko ngaramubaza ati niki kikuri ku mutima ko ugiye gupfa. Alex ngo yaramusubije ati nshengurwa bikomeye no kuba mpfanye ubwenge, kandi injiji zicyuzuye u Rwanda. Ntabwo nzi niba ibi ari impamo cyangwa ari inkuru mpimbano, ariko bituma ntekereza ku murage ukomeye w'ubwenge no kujijuka, iby'amateka n'inyandiko z'ubuhanga iyo ntwari yasigiye abanyarwanda n'abiga iby'amateka na filozofiya hose ku isi. Tumwifurije iruhuko ridashira, Imana izamwakire mu bayo, Padiri Alexis Kagame. Ngayo rero amateka avunaguye yaranze Padiri Alexis Kagame. Tuyavuze mu mpine kubera ko yagize amateka menshi akomeye mu buzima, ariko aba ingirakamaro ikomeye ku banyarwanda kubera amateka yacukumbuye akanayandika. N'ubu ngubu tukaba tukiyiga, tugasobanukirwa iby'u Rwanda mbere y'umwaduko w'abazungu, imihango, ubwiru, imigenzo n'ibindi. Agakusanya kandi ibikorwa by'ubuvanganzo n'ubwanditsi n'ubu ngubu tugikoresha. Ni ukuri tumwifurije iruhuko ridashira. Niba rero hari icyo umenyeye ku mateka y'iyo ntwari utaruzi, tumenyeshe muri comment, kandi usangize iki kiganiro abandi bakunda amateka y'u Rwanda. Mukomeze rero kugira ibihe byiza. Ibiganiro byacu nakagaruka.